nkunze kuvuga ngo Imana ikiza umubabaro, Imana ikiza agahinda. Ibyo ndabivuga kuko narabibonye. Imana yacu ni Imana ibasha gukiza umubabaro. Munsi narindi mu bitaro ndwaye igituntu cyo mu magufwa, niho natangiye kumenya neza ko Imana ari Imana igikiza umubabaro. Icyo gihe nari mu buribwe n'ububabare, ntagira umuntu wabasha kunyakira uwo mubabaro, ariko Imana iza kunyiza uwo mubabaro. Igihe nari ndi kuri icyo gisasiro, ibitaro nabimazemo amezi 6. Kumara amezi 6 uryamye utabyuka, ntugire ngo ni ikintu cyoroheje. Umubabaro uba ari mwinshi, uburibwe buba ari bwinshi, ariko Imana irankiza. Rero muzumva kenshi nkunze kuvuga ngo ni Imana imara umubabaro, kandi ni Imana ishobora byose, kuko yageze kuri jyewe ishobora byose, kandi ibasha kumara umubabaro n'agahinda. Ayo niyo magambo kenshi akunze guca mu kanwa kanjye y'ibyiringiro, kuko nizeye Imana bimuhaniriza no kuyizera, ibasha kungira uwo ndiwe uyu munsi wa none aya masaha. Ndagira ngo nkubwire ngo niba urushye kandi uremerewe, bibwire Yesu. Niba unaniwe, gira icyo ukora, bwira Imana. Ushobora kuba Yesu mvuga utamuzi, utaramwizeye, cyangwa se utamusenga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo twese abamwizeye yatubereye uburuhukiro, yatubereye amahoro, kandi yatubereye uwo kuduhoza amarira, yatubereye uwo kutumara agahinda, atubera ibyiringiro, atubera agakiza. Muri icyo gihe nababazwaga, nta muntu n'umwe wabashaga kumfasha, ndetse n'amafaranga yaza no kuba hari ntabwo ari kubasha kumfasha. Benshi bapfiriye imbere yanjye, ariko njyewe Imana irankiza, inkura muri uwo mubabaro w'ibitaro, imu buzima buzima, inyongerera iminsi yo kubaho. Ese nshuti yanjye, wowe byaba bimeze bite? Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe, ibice byaho 5. Turasoma umurongo waho wa 2. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko nta ubonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Imana itugirire neza. Nuko ndizwa cyane. Uyu ni Yohana, igihe yari arimo areba intebe y'Imana, ngo abona intebe y'Imana ifite umuzingo mu gitabo mu biganza byayo, ngo ariko habuze umuntu n'umwe wo kukibumbura, yewe ngo habuze n'uwo kukireba. Ngo arangije ngo ararira cyane. Yohana yarabanje abitindaho. Burya iyo umuntu ajya kurira, ntabwo ako kanya amarira apfa guhitaza. Nuko umuntu arabanza akababara, nyuma yo kubabara akabanza akaguma akiyumanganya, ariko bikanga, amarira agatemba. Nuko ngo Yohana arabogoza, ararira, amarira aratemba, ararira, arababazwa cyane. Ababazwa nuko mu isi no mu ijuru, ngo ndetse n'ikuzimu hatabonetse umuntu n'umwe wabasha kuzingura uriya muzingo, cyangwa wabasha kuzingura kiriya gitabo. Imana yacu iyo ibonye ko turi mu karira, mu marira, iyo ibonye ko turi mu mubabaro, iyo ibonye ko turi mu gahinda, ntago yabasha kugomeza yicaye. Bibiliya irambwira ngo ijye ibabaza umuntu, ngo ariko naho yamubabaza ijye imugirira ibambe. Ibiri kuba muri iki gihe, ahari n'ibyaha twakoze, ahari n'ibicumuro dufite, ariko mu ijuru hari Imana y'imbabazi itajya inezezwa no kubabaza umuntu, ngo naho yamubabaza ijye imugirira ibambe. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyariho imbabazi z'Imana ku buzima bwanjye, haracyariho imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, niba wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yohana igihe yariraga, wa mumarayika washatse impande zose mu isi akabura uwabasha kuzingura uyu muzingo w'igitabo, ngo yahise amubwira, iyo ukomeje ugasoma, ngo wirira Yohana, dore intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje, yemeye kuzingura kiriya gitabo. Ngo nuko umwami arahaguruka, umwami wacu Yesu, ngo yegera intebe y'Imana, aravuga ngo jyewe nshobora kubumbura uwo muzingo, jyewe nshobora kureba icyo gitabo.
abahanga mu bigeze babasha kwiga ishuri rya Bibiliya twashakishije, n'abahanga barashakisha, twibaza ku kintu cyari cyanditse muri uriya muzingo, ariko ngo muri uriya muzingo hari handitsemo ahazaza h'abantu b'Imana, ahazaza h'abana b'Imana. Satani yashakaga kuburizamo ahazaza hacu, yashakaga kuburizamo ubuzima bwiza. Ahazaza hanjye niho hazima kuruta aho mvuye, kuko aho mvuye ndahazi, ariko aho njye ntago mpazi. Ngo uyu muzingo rero wari urimo ahazaza h'abantu b'Imana. Ubura uwawubumbura, ubura uwabasha gutandukanya biriya bimenyetso byari biwufatanije, ngo byari ibimenyetso 7, ngo ariyo myuka 7 y'Imana izenguruka isi yose igenda ireba. Ibi bimenyetso byari bifatanije uyu muzingo, byari bikomeye cyane, nta kintu cyabashaga kubitandukanya, kuko ngo n'abamarayika bari bananiwe, ibizima 4 byari byananiwe, abakuru 24 bari bananiwe. Ngo ariko Yohana akiri kurira, akimara kurira arizwa cyane n'umubabaro w'uko habuze umuntu ubumbura uwo muzingo cyangwa ureba uwo muzingo, ngo marayika aramubwira ngo wirira Yohana, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje. Oh haleluya! Intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje ku buzima bwawe, intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje ku buzima bwanjye, kubera ko igihe cyose turi mu mubabaro ijya ibasha kudutabara, ijya ibasha kutumara uwo mubabaro, ijya idusanga ikatugirira neza, kuko imbabazi zayo zihoraho, ubuntu bwayo buhoraho. Ndavuga imbabazi z'Imana, igihe cyose kenshi ntuzarire ngo uhogore, zizagusanga muri uwo mubabaro, kandi nubabara jya wegera Imana uyisabe igukiza umubabaro, igukiza agahinda waba ufite akariko kose, kuko ni Imana imara umubabaro, ni muganga uvura agahinda. Nta binini biba muri farumasi bivura agahinda, ariko Imana yacu dusenga, umwami wacu Yesu Kristo twizeye, ni muganga uvura agahinda. Ndi umugabo wo kubihamya, narabibonye. Ndagira ngo nkubwire ngo ntakagire amajwi akongorera, akwihebeshe, akubuze guhagarara aho ukwiriye guhagarara, ngo akubwire ngo ntabwo bizashoboka. Jye nkunda kutabarwa n'Imana mu bihe bikomeye. Musi umwe maze gushaka ndabyara, byara umwana wa mbere aza ari umukobwa, byara umwana wa kabiri aza ari umukobwa. Ndababara njya mu gahinda gakomeye cyane. Hari impamvu ituma njya mu gahinda, hari impamvu ituma njya mu kababaro, bituma nsenga Imana, ndabibwira ngo ni wowe utanga n'abahungu. Ubwo wampaye abana b'abakobwa, wampa n'ab'abahungu. Irangije irabikora yo kabyara. Ngiye kubyara umwana wa 3 avuka ari umuhungu, ngiye kubyara umwana wa 4 nawe aza ari umuhungu. Ibi maze umubabaro, abana bose barangana, abahungu 2 n'abakobwa 2, kuko ni Imana imara umubabaro. Icyo wayisaba cyose ufite kwizera, Imana yiteguye kukiguha, Imana yiteguye kukigukorera. Wawurizwa cyane n'ibibazo bitandukanye, harurizwa nuko nawe yabyaye abana b'igitsina kimwe, harurizwa nuko yabuze ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, harurizwa n'uburwayi atekereza ko butakira, ariko Imana yacu nasanze ari Imana ivura indwara zose. Nabonye abakira sida, nabonye inkiza igituntu, nabonye inkuraho inyonjo. Ni Imana ishobora byose, nta kibasha kuyinanira. Ndagira ngo rero ufite agahinda ntaza kariko, ufite n'umubabaro ntazi uwo ari wo, ubasha kuba ware cyangwa ukumva ubu butumwa, Imana igusangire muri uko kumva, kuko hari ikiganza kitagaragara kigendera mu muyaga, kigera kuri buri muntu wese uko umutima utekereje ijambo ry'Imana, kuko ni Imana ishaka ukuri ko mu mutima. Nuritekerezaho, Imana irakora igitangaza, naho utabonye ukurambikaho ibiganza gusa ukaryizera kuko urirebye, Imana irakora igitangaza. Reka nkusengera Imana Data. Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi ikora ibikomeye, uri Imana ishobora byose. Reba ikibazo cya buri muntu wese ukibera igisubizo, reba ikibabaza cya buri muntu wese ukimukurireho, umuha umunezero. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, amen.